ni ukuvuga ngo umugore akeneye ko umugabo amuha agaciro, ariko nanone umugabo nawe akeneye ko umugore amushimira mu byo yakoze. Umugore akenera kwerekwa ko ari we wihebeye, naho umugabo akenera ko ushima ibyo yakoze neza kandi ukabiha agaciro. Hari igihe umugabo aba abifite muri we ko ari wowe w'agaciro mu buzima bwe, ahubwo ikimunanira ari ukubikwereka. Ni byiza rero nk'abagabo kugira ngo bige kwereka urukundo abagore babo. Hari ibintu byinshi umugore akeneye, nyamara ni wowe ubifite muri wowe, ahubwo nuko utabasha. Muraho neza, ndabasubije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Aho muri amahoro y'Imana aganze kandi amahoro y'Imana agumane namwe. Ndabasubije kandi mbahaye ikaze ku biganiro byacu kuri Frabane Official TV uyu munsi, aho tuganira byinshi ku muryango, aho tuganira byinshi byatuma umunezero w'umuryango urushaho kuba mwinshi cyangwa se urushaho kuguma. Umunezero w'umuryango ukagumaho. Muri iyi minsi turimo turifashisha cya gitabo kitwereka ko umugore n'umugabo batandukanye, aho umwanditsi yifashishije imibumbe cyangwa se yifashishije ubuzima bw'imibumbe itandukanye, aho umugore n'umugabo bakundana cyangwa aho umusore n'umukobwa bakundana, barangiza bakabana bakajya ku wundi mubumbe mushyashya arirwo rugo rwabo, aho umusore ahinduka umugabo, aho umukobwa ahinduka umugore. Bikaba byiza cyangwa se bikaba ngombwa ko bakora umuryango, kandi akenshi twabonye ko igitera umusore cyangwa umukobwa gukora umuryango ari uko baba bakundanye, ariko impamvu nyamukuru yari urukundo, bagashimana bakabana. Iyo bageze mu rugo rero hari benshi bibaza ngo iyo umugabo n'umugore bageze mu rugo urukundo rurashira cyangwa rukagabanuka. Ntabwo rushira, ntabwo rugabanuka, ahubwo ni ukubera yuko uburyo bwo guhabwamo urukundo rushobora kuba butandukanye n'ubwo mugenzi wawe, uburyo mugenzi wawe yahabwamo urukundo cyangwa se ashakamo urukundo butandukanye n'ubwo wowe ushakamo urukundo, cyangwa se uburyo wumva ukunzwe n'undi yumva akunzwe harimo itandukaniro, ariko ugasanga mwese icyo mushaka ni urukundo, mwese icyo mushaka ni ukubaho neza, cyangwa se mwese icyo mushaka ni ugukundwa, ariko ugasanga mubitanze mu buryo butandukanye. Ugasanga hari ikintu ukeneye kugira ngo wumve ko umugabo muri kumwe agukunze, cyangwa ariko ukeneye kugira ngo wumve ko umugore muri kumwe akigukunze. Rero ugasanga ko kutamenya iryo tandukaniro bitumye umuntu abaho ababaye cyangwa agira ngo undi ntamukunda, ahubwo ni uko ibanga cyangwa se icyo umwe akeneye cyakwishe cyangwa utaragitahura, ukaba wabaho ubabaye ugira ngo uwo mubana ntagukunda cyangwa ntaguha agaciro, bitewe n'uko uburyo aguhamo urukundo atari bwo ukeneye, cyangwa se uburyo aguhamo urukundo atari bwo buryo wishimira cyangwa se ukunze kwakiramo urukundo. Rero ibyo byose nibyo tugenda tuganira, rimwe na rimwe tubonye umwanya tukaganira, ese ni iki kiba ku rukundo, ese kubera iki umugabo n'umugore urukundo rwabo rushobora kuzamo agatotsi nyamara batangiye urugo bishimanye, batangiye urugo bakundanye, ese ako gatotsi kazanwa n'iki? Kimwe rero mu bizana agatotsi mu rukundo ni ubutamenya cyangwa se kudasobanukirwa. Ubushize twari turi kuganira rero ku bintu bitandatu cyangwa se ku bintu by'ibanze bitandatu umugabo cyangwa se umugore akeneye kugira ngo kugira ngo yemere ko akunzwe cyangwa se kugira ngo yakire urukundo ruturutse kuri mugenzi we. Hari ibintu rero by'ibanze bigera kuri bitandatu. Ubushize twabonye bibiri, nabwiye ko tuzakomereza ku cya gatatu. Icya mbere twabonye ko umugore akenera ko umugabo amwitaho akamukundwa akaza, naho umugabo akeneye ko umugore amugirira icyizere. Icya kabiri twabonye ko umugore akenera ko umugabo amuha umwanya akamwumva, naho umugabo akenera umugore umwakira uko ari, umugore utarwana no kumuhindura cyangwa kumutegeka guhinduka. Icya gatatu rero tugiye komerezaho uyu munsi ni ingingo ya gatatu itubwira ngo umugore akenera guhabwa agaciro, naho umugabo akenera gushimwa. Ahangaha si bivuze ngo umugore ntakeneye gushimwa cyangwa se umugabo ntakeneye guhabwa agaciro. Twese turabikeneye, ariko ntabwo tubikeneye ku buryo bungana cyangwa se ku rugero rumwe. Akenshi usanga umugore akeneye guhabwa agaciro mu rugo rwe cyangwa se mu rukundo rwanyu, umugore akeneye cyane cyane ko umuha agaciro. Mu gihe uzasanga rero gushimwa cyangwa kwerekwa ishimwe, umugore nubwo abikeneye ntabwo abikeneye mu kigero cyo hejuru. Umugabo nimba yakoze imirimo ivunanye, nimba yakoze ku buryo ahirimba
guhimbana kugira ngo abone urugo rwatera imbere. Umugabo nimba akoze ikintu gito cyangwa kinini akeneye kugishimirwa. Umugabo rero akeneye gushimwa cyane kurusha umugore, nk'uko umugore nawe akeneye guhabwa agaciro kurusha umugabo. Ahangaha munyumve neza, simvuze ko agaciro tutagakeneye twese, simvuze ko gushimwa twese tutabikeneye, ariko uyu mwanditsi w'igitabo yasanze umugore akeneye agaciro cyane, asanga nanone n'umugabo akeneye gushimwa cyane. Duhana agaciro, tunashimane. Ni byiza umuntu yakoze icyiza umushimire, umuntu ukuri iruhande cyangwa mubana umuha agaciro kandi umushimire, byose ni byiza. Ariko rero twifashishije kino gitabo turi kureba, mu bushakashatsi uyu mwanditsi w'iki gitabo yakoze, yasanze umugore akenera guhabwa agaciro cyane, asanga nanone umugabo akenera gushimwa cyane. Iyo umugabo asubije umugore mu buryo bwiza kandi aha agaciro uburenganzira bwe, ibyifuzo bye n'ibyo akeneye, umugore yumva yubashywe, yahawe agaciro. Ibikorwa nko guhabwa indabo, wenda gukorerwa isabukuru se, bihaza urukundo ku mugore. Iyo yumva ahawe agaciro, yishimira ibyo umugabo we akora. Buriya mu rugo umugore yishimira guhabwa agaciro. Igihe wenda wazirikanye anniversary ye, igihe wazirikanye icyo akunda, nimba umugore wawe akunda indabo ukazirikana ukazimuha, umugore wawe nimba akunda impano ukamwibuka kumuha impano mu gihe runaka. Ibyo twarabiganiriye tuganira kuri cya gitabo cy'indimi z'urukundo, uburyo iki dushobora kwishimira kwakira cyangwa gutanga urukundo mu buryo butandukanye. Ahangaha rero hari ibyo umugabo yakora kugira ngo umugore yumve afite agaciro cyangwa se ahawe agaciro mu buryo bwe. Hari nk'igihe nk'umugabo n'umugore baganira, ugasanga nk'umugabo ashaka gusubiza umugore ikijambo kitari cyiza cyangwa se akamusubiza nabi ku kintu runaka barimo baganiraho. Mu by'ukuri iyo umugabo amushubije nabi, ahita yumva nta gaciro afite imbere y'umugabo we. Ni byiza nimba muri kuganira nk'umugabo n'umugore, menya guha agaciro mugenzi wawe, mwubahe mu byo muvugana, mu kiganiro mugirana. Ashobora no kuba wenda yakoze ikintu kitari cyo, ariko mu magambo mubwira ugerageze kumuha agaciro. Icyo gihe umugore yumva ahawe agaciro kandi akishimira byose umugabo akora. Umugabo ashaka guha umugore wenda impano ntoya, ashaka kumuha ururabo rwenda ruto cyane rudahenze ko azi ko arukunda, ariko icyaha agaciro n'uwo mutima ubikoranye, uburyo cyumuvugisha, uburyo cyumuganiriza, uburyo cyumusubiza. Hari ibintu byinshi umugore akenera kubona ku mugabo kugira ngo yumve ko ahawe agaciro. Iyo umugabo rero nawe ashimwe, iyo umugabo ashimwe akumva ko umwete we atari uw'ubusa, bimutera umwete wo gukora ibyiza byinshi, agaha agaciro uwo babana. Ni ukuvuga ngo umugore akeneye ko umugabo amuha agaciro, ariko nanone umugabo nawe akeneye ko umugore amushimira mu byo yakoze. Umugabo akeneye kwerekwa ko nimba hari aho yagize umwete, hari ibyiza yakoze. Nimba ari umugabo ukunda akazi, nimba ari umugabo ugira umwete wo gushaka iterambere ry'urugo rwe, ni byiza nimba mubana uri umugore nawe umushimire. Igihe umugabo ashimwa mu byiza yakoze, umwete yashyize mu gukorera urugo rwe, umugore babana akawubona umwete akawuha agaciro, umugabo biramushimisha. Umugabo washimwe rero bimutera kuraje yo kongera gukora neza. Ahangaha icyo gushimwa cyangwa cyo gushimira, ndumva nzongera nkakigarukaho cyane mu kindi kiganiro, mu kindi gitabo tuzaganira nidusoza kino gitabo. Iyi ngingo yo gushima cyangwa yo gushimwa tuzongera tuyigarukeho, kuko burya gushima ni umuco mwiza, gushima ni ibintu byiza cyane. Rero iyo umugabo ashimwe akumva ko umwete we atari uw'ubusa, bimutera umwete wo gukora ibyiza byinshi, agaha agaciro uwo babana. Nimba uri umugore rero ushaka ko umugabo wawe aguha agaciro, gerageza gushima ibyiza yakoze, gerageza gushima umwete, ibyo ashyira mu mwete byiza bizana ubuzima bwiza bw'umuryango, byo agerageza gushyira mu mwete bimushimire. Nubimushimira nawe bizamutera umwete wo kongera gukora ibyiza kandi binamufashe kuguha agaciro. Ni byiza rero ko umugabo n'umugore bamenyana iby'ibanze kuri bo kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze. Rero nimba umugore akeneye guhabwa agaciro n'umugabo nawe akeneye gushimwa, ni byiza nimba uri umugore wubatse, nimba uri umugabo wubatse, iki kintu uko ukimenya ukagerageza kucyitwararika, bizagufasha mu mubano wawe n'umugore wawe, cyangwa se umubano wawe n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Guha agaciro cyangwa se gushimira uwo mubana ni ibintu by'ingenzi. Icyo ni icya gatatu dusoje. Icya kane rero, icya kane kiratubwira ngo umugore akenera kwerekwa ko ari we bihebeye, naho umugabo akenera ko ushima ibyo yakoze neza kandi ukabiha agaciro. Ari igihe usanga twebwe abagore dukeneye amagambo meza cyangwa se ibikorwa by'urukundo bitwereka ko umugabo adukunze. Ugasanga wowe ikintu kiri buguha amahoro, ikintu kiri buguha umutekano, ni uko umugabo akwereka ko nyine
ni uko umugabo akwereka ko agukunze, ni uko umugabo akwereka ko ari we yihebeye, ni uko umugabo akwereka ko ari we atekereza ku manywa na nijoro. Uzi nk'iyo umugabo ari ku kazi cyangwa mutari kumwe ukajya kubona kuhaye nk'akamesaje keza k'urukundo, atarimo arakubaza iby'amakara cyangwa ibya gazi, atari kukubaza ibya minerivare y'abantu uko bimeze n'aho byageze, atari kukubaza ati ese wa muntu wari uri guharura muri jaride, mbese akakwandikira nk'akamesaje k'urukundo. Ibyo bintu biraryoha, ibyo bintu ni byiza cyane. Rero umugore akenera kwerekwa ko ari we wihebeye, naho umugabo akenera ko ushima ibyo yakoze neza kandi ukabiha agaciro. Ahangaha abagabo ntago bagoranye, icyiza yakoze nicyo akeneye kushimira, ntago akeneye kushima ibitangaza bidahari, ntago akeneye kushima ibitari byo cyangwa se ibitagaragara. Umugabo icyiza yakoze, reka simbahe nk'uruhe rugero, nimba kanaga urugero rutoya, nimba umugabo wenda atashye agatahana umugati, n'urugero iki ni ikintu gishobora kuba atari kinini, ariko nimba atahanye umugati bimushimire. Ashobora kuba wenda yakoze ikizi, sinzi igenda urugero natanga wenda ngo wumve ko abagabo bakeneye gushimwa ku kintu cyiza cyose bakoze. Icyo gihe rero uyu mugabo umushimira mu byiza akora, byaba bitoya cyangwa binini, iyo umushimiye bimutera umwete, nawe bikamuhana kuraje yo kuba yakwereka ko ari wowe akunda cyangwa ari wowe yihebeye. Hari igihe ushimira umugabo icyiza yakoze, bigatuma agira umwete nawe kukwereka urukundo, bigatuma nawe agira umwete wo kukwereka ko ari we yihebeye. Rero hari ibintu byinshi dukenera nk'abagore bitandukanye, ugasanga wenda abagabo ntibanabishoboye rimwe na rimwe ugasanga binabagora, ugasanga abagabo rimwe na rimwe kwereka abagore urukundo birabavuna. Umugabo hari igihe avuga ati se uyu mugore ko mukunda nkaba narabimubwiye, hakaba hashize imyaka iyi niyi dusezeranye, gutakeneye ko nongera kumubwira ko mukunda kandi buri munsi. Rero iyo umugabo ashyize imbere cyangwa se iyo ahaye priorite ibyifuzo by'umugore, akiyemeza kumwuzuza amurutisha abandi, umugore yumva adasanzwe kandi akundwakajwe. Iyo atamurutishije akazi cyangwa se kwiga cyangwa kwinezeza cyangwa ibindi mugabo yakunda, iyo yumva aruta byose na bose ku mugabo, nawe yishimira ibyiza bye kandi akabiha agaciro. Uwa mugabo rero nimba wubatse urugo, ni byiza ko mu bintu uha agaciro ugomba kwereka umugore wawe ko ari we wa mbere, ko ari we wihebeye, ko ari we uruta buri kimwe cyose mu buzima bwawe, kandi akaba ari we uruta abandi mu buzima bwawe. Icyo gihe rero umugore azishima, ahe n'agaciro, anashimira ibyiza byose wakoze, abiha agaciro, kuko nawe uba wamuhaye agaciro, ukamwereka ko ari we wihebeye, ukamwereka ko ari we wa mbere mu buzima bwawe. Umugabo rero yumva ashimwa iyo abwiwe umwihariko we. Ni byiza nimba uri umugore, umugabo wawe afite umwihariko atandukaniyeho, afite ikintu cy'umwihariko kuri we, ni byiza kukimushimira nk'umwihariko we cyangwa se impano ze. Ashobora kuba ari umugabo ukunda gutebya, ari umugabo ukunda kuganira, sibyo? Ari umugabo nyine kuvuga uti ngushimira ko ukomeye, ngushimira ko uri mwiza muri ibi, ngushimira ko wihangana, ngushimira ko uri inyangamugayo. Niba umugabo ari inyangamugayo ukaba wabimushimira cyangwa n'abandi babimushimira, kucyo utabishima nk'umugore mu rugo. Niba umugabo ari inyangamugayo, nimba agira ubugwaneza, nimba kumva cyangwa afite indangagaciro za kigabo, nimba ari umugabo uba mu nshingano ze, nimba ari umugabo ukwereka ko agukunze, kakwereka urukundo, ni byiza kubimushimira. Burya umugabo umushimira icyiza yakoze cyangwa ukamushimira ibyiza afite, biramufasha kandi bimuha agaciro, kandi bigatuma nawe akwereka ko yakwihebeye. Iyo abishimiwe rero aratekana, akiyegurira uwo akunda, akamurutisha bose na byose. Rero ushaka kubura umugore uri mu rugo avuga uti njyewe uyu mugabo ntago anyereka ibi, umugabo ko ntabona ko ari njye priorite mu buzima bwe, ni ukubera iki? Rero hari igihe umugabo aba abifite muri we ko ari wowe w'agaciro mu buzima bwe, ahubwo ikimunanira ari ukubikwereka. Ni byiza rero nk'abagabo kugira ngo bige kwereka urukundo abagore babo. Hari ibintu byinshi umugore akeneye, nyamara ni wowe ubifite muri wowe, ahubwo nuko utabasha kubimwereka. Ni byiza rero ngo nimba umugore ari wa mbere mu buzima bwawe, ubimwereke kandi ubimugaragarize. Uwo mugore nawe numugaragariza urukundo, nawe bizamufasha kuguha agaciro cyangwa se gushima icyiza wakoze, cyangwa se gushima iby'ingenzi cyangwa iby'umwihariko akubonaho. Rero ari umugore ari umugabo, hari ibyo umugabo agukeneye, by'umugore agukeneyeho. Reka twe kwitana ba mwana. Nimba hari icyiza umenye kandi cyakuzanira umunezero mu rugo, ntugire agasigane ngo iki nzagikora kuko umugabo yabanje gukora iki, cyangwa bati iki nzagikora ariko umugore yabanje gukora iki. Oya, wowe wafata iya mbere nk'umuntu ushaka ko urugo rwawe runezerwa, nk'umuntu ushaka kuba umuyoboro w'amahoro mu rugo. Hari icyiza wakora, hari intambwe wakora,
hariya mbere wafata nyamara umunezero ukagumaho iwanyu. Reka rero nsoreze ahangaha kuri izi ngingo uko ari 6 turimo turaganiraho. Uyu munsi nanone tubonye izindi ebyiri zisigaye, ya gatanu n'iya gatandatu tuzabigarukaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Reka mbashimire rero mwebwe badukurikiye, cyane cyane abubatse ingo. Uko tuganira ndabizi ko hari ibyo tugenda dukosora mu mubano wacu kugira ngo umubano wacu ukomeze umere neza. Urugo rero kurwubaka ni buri munsi, urugo kurwubaka ni uguhozaho, kandi kurwubaka ntabwo tugomba kugira ubunebwe. Nta bunebwe mu kubaka urugo, nta bunebwe mu kugaragarizanya urukundo. Urwo rukundo niba rwaratumye umuntu akwemera cyangwa se nawe rwaratumye wemera umuntu, gerageza urusigasire kugira ngo urwo rukundo rube rwagumaho. Murakoze rero, amahoro y'Imana akomeze kuganza mu rugo iwanyu, kandi ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe mwese. Ndabashimiye rero abadukurikira kuri Philabert Show TV, abamaze gukora subscribe ndabashimira, n'abatarayikora kandi ndabibibukije. Murakoze cyane, naho mu kiganiro cy'ubutaha Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane.